mu nzira inyakwikiremo ubwiza bwe nibwo bwatumye mwishebeka mwashinze mwakoranye inama ngo murashaka kumugana uburozi bwe nawe bwamugezeho cyangwa nawe barakurasa umugani akambareke wa migambi nibishe muri mo ngenda sobone mu kwani kitugenda turakugenda wagakobwa neza buriya we muboye ikimuvugishije uko nawe urimo wowe twagucira n'inkoni urebye nabi hanyuma muri ruhande mukubita njyewe ubundi uragume uragakecuru nawe ngo nutabyemera nawe turagucira igiti cyangwa muri kuvugiramo n'urwo kwanyu haguruka utuvemo niba nawe wumva nawe kuvugiramo n'urwo kwanyu okay ni kubari iwanyu se bivuze ko gushyigikira rero kugira ngo tuganire sibyo urabona nubwo tukigera hano mu rusisiro mbonye uduhungu dutangiye kuza tukwikururishwa aho twizanishwa mu rugo kukwirebesha mwana wanjye ntabwo nshaka kuteretana n'uduhungu na tumwe two mu rusisiro hano habe n'agahungu na kamwe urumva nshaka kuba umwana mwiza ukitonda ukitwararika ukirinda abahungu urumva nshaka kuzashyingirwa ibwami wowe mama waransebeje ese wabonye ukuntu wafashe bajabo ese mama iyo utegereza basi bakagenda ukareka kunsebya mu maso yabo kuriya ese buriya batekereje umukobwa w'inkumi nkanjye mama warambabaje mwana wanjye ntabwo ari kuko ntabwo ya bintu nzabyibagirwa ndashaka kubyibagirwa ahubwo rero uzi impamvu nshaka kubyibagirwa kwirukana bari abasore ntabwo ari ukukwanga ahubwo ndagira ngo insoresore zino mu rusisiro zitazirwa zikwirukankaho zikazakujyana mu mico idakwiriye zikakujyana mu mafuti kandi nshaka kuzaba umukobwa mwiza ugataha ibwami kwampesha ishema none se urashaka kuzamera nkanjye urumva ushaka kuzamera nkanjye ese mama aho ibwami hari umugabo wanjye wahasize ku buryo ari uzaza kundambagiza nzagushakira umugabo w'ibwami kandi njye uzamukwereka rero uramutse ukururanye n'insoresore za hano mu rusisiro byarangira ubaye nkanjye ugatangira ukabyara nta mugabo ugatangira ukaba igicibwa nk'uko ubona mu rusisiro hano ngiye nirwa ameze ntabwo ubona ukuntu nabaye iciro ry'imigani aho ntambutse hose ngo mu makirinyana ikirumbo igiki igihomora ibintu amazina menshi cyane atabaho kubera ibintu byambayeho sinshaka ari umwana wanjye ko nawe uzamera nkanjye ngo ujye kubyara ibintu by'ibinyendaro nta mugabo niyo mpamvu nashaka kukurana n'insoresore za hano kuko bariya nta kindi kintu bagukorera nta wakurambagiza ngo agutware ahubwo baba bashaka kuguteza ibibazo no kugushyira ku kwangaza nk'ukuntu nanjye so yangize ese mama urambagiza asa gute utarambagiza wasa gute ubu se kano kanya tugeze hano urumva bahise bakubenguka bari abahungu wabonye akanya tugeza bahise bakubona bahita banakubenguka bahita batangira no kukurambagiza nta n'iminsi ingahe turamara ntabwo umuhungu wese uje kukureba cyurinya uje kukureba mu rugo ngo yakubengutse ngo yabonye uri mwiza ngo iki ntabwo ariko aba afite gahunda yo kukurambagiza ngo agushyire mu rugo bamwe bafite izindi ngeso abandi bafite izindi gahunda hari ababa batinishimira yuko wazaba umukobwa mwiza ukampisha ishema bagira ngo bakubeshyabeshye bakwangaze bagushyire ku musozi ngewe rero ibyo nsimbishaka sibyo nshaka kuzataha ibwami uko byagenda kose kandi uzashaka ibwami nzamukwereka ninjye uzamuguhitiramo nkamukurebera akubwira nturiye niba ukwiriye kuba umukwe wanjye mama ibyo bintu bikonkorera ntabwo byagakwiriye nibyo byiza reka none se uragiye ngo ndakwifuriza yigeze ngusaba ko nshaka ngiye kurambagirizwa ibwami rega ngenda kwifuriza ibyiza mwana mama kunyifuriza ibyiza ndabizi kandi nta mubyeyi wakwifuriza umwana w'ibibi ariko ngiye rwose wapipe ibwami baranzi hari n'umuntu wawo n'uyu n'umwe ngewe nzi ariko ubwo ngo nzarambagizwa ibwami cyurinya ndakwiyama utongera no kugira ijambo nari muvuga ryo kuvuga ngo ntushaka gushyingirwa ibwami ubwo nta soni ufite izi nsoresore zo mu rusisiro wazigumyeho urumva ushaka kuguma hano mu rusisiro wowe kuki nkubwira ko nkwitamo ibintu byiza ukanga kumva ntabwo uzi yuko ngenda inyoko nta soni sinshaka agasore na kamwe n'akana kamwe ko mu rusisiro kazongera kugusira isimbaho n'umunsi wa rimwe uri kumva
nzongere ngire n'agahungu mbabonana urebe ibintu nzagukorera nta soni utangiye kuba inkumi udusore turaza tugukururukaho naho ugatega ukarerembura amaso ndavuze ngo umusore uzagushaka n'uw'ibwami sinzongere no kugira numva agahungu nakamwuvuga hano mu rusisiro uri kumva mama ndakubaha ariko ibintu nkorera ntabwo ceceka ndavuze ngo sinkavuge nawe uvuge mu rusisiro nta mukwe waho nshaka sinzongere no kumva ubitekereza ubikure mu mutwe wawe mu bitekerezo byawe niba wanabirota uryamye byibagirwa ntuzongere no kubitekereza nta muhungu wo mu rusisiro nshaka ugomba utaha ibwami uko byagenda kose ndabivuze ndabitegetse nta nicyo nshaka kurenzaho uri kunyumva soni ndaguhitiramo ibintu byiza ho ceceka se nyine ndavuze ngo utongera kwipyinekesha nta soni waho dusore turaha dukatakata nawe ukagenda ugakurikira ngo wabonye nzamasore ngo ubushaka bakurambagiza ndavuze ngo ceceka ntongera kumva wipyinekesha ngo nta soni ugomba gutaha ibwami uko byagenda kose nta n'ijambo rimwe ugomba kurenzaho nta wabikuraho nta wabihindura nta n'umuntu uzabyitambika uko byagenda kose umukwe wanjye agomba kuva ibwami tumutegereza arahari nyine none se urumva yabura nzamuguhitiramo mukwereke niwe uzagushaka kandi agomba mbere umukwe nizere ko ubyumvishije neza ubishyize mu mutwe wawe nakumvisha sinzongere kumva kukubona kukumva uri kumwe n'akantu k'agasore ka hano mu rusisiro na rimwe biba ubwa nyuma n'ubwa mbere kandi ibintu tubivugana nizere ko ubyumvishe neza birangiye aguruka ujye mu nzu ujye kureba turi mukora nyine nibyo nababwiraga mwemuretse tugafatanya uriya muryango tukawirukana muri uru rusisiro kuko baramutse bagumye muri aka gace tw'abakobwa nta gaciro twazongera kugira sinzi ukuntu muri kubyumva abuze ihugu ubu ibyo ngibyo nibyo byatumye ukurura abakobwa ubazana hano mu rugo ibaze mama asanzura urushengano hano ntamukizwa neza ariko ukoze avuze ukuri icyo gitekerezo nibyo twabirukana kuko baduterera umwaka urusisi noneho hari ikintu mutazi mwebwe rero sasa utambutse cyuri nyana ugiye cyuri nyana ahubwo cyuri nyana ubundi cyuri nyana arimo iki ngiye ko aricyo kintu cyanyobeye ibyo bintu mvuze nibyo pe nawe se uri kumuvuga oya nibyo rwose umuntu wese cyuri nyana ese cyuri nyana ko mbona utameze neza habaye iki shakira ibireke n'ibibazo ni ikihe kibazo ufite cyuri nyana ubu mbona ahangaha ntabwo nishimye pe sinzi impamvu najya nkunda kubona nyine amahoro ahantu mbonera ibyishimo mbwira ikibazo ufite harya kire Jabo uramuzi Jabo se si wa wundi cyagiye badutwaje amazi isa n'uwo ndamwibuka yaje kundeba mu rugo nyana ni umuhanda uva aho ujya he suko se harya ninde numvise amakuru ejo bundi barimo rwarira cyuri nyana ngo ni mwiza urimo kubita abantu mu muhanda reka ni mwiza se he ese uko bari mwiza twe twese byadutesha agaciro ntabwo byadutesha agaciro rwose rura rugo tuzarufate turukure mu kiretse tubatwikiye urumva tuzabatwikire kuko baramutse bagumye muri aka gace uzi ko mutazanashaka wumva reka ngaho reba nk'uyu muntu oya ari kumuvuganira kandi reba uko angana arashaje nawe yashaje ariko uhise ngo cyuri nyana n'uyu nawe arimo aramuvuga nje nta ruhande na rumwe mpagazeho igihe cyane ntabwo kiragera ubwo nawe muzajyana ubwo bazatuma abana oya bazajyana naba nta ruhande ahagazeho bazajyana cyangwa tubashyire mu nzu imwe tubatwikiremo yego rata wowe turi kumwe uzabatwikira abandi bantu turi kumwe hano ni bande umva n'ubundi uriya mwaka nawe mbona warakugeze umva reka mbabwire mwa bakobwa ubu uri inzu ngiye ndakomeje kubumvira uriya mwana w'umukobwa ararengana cyuri nyana njye imigambi mibisha yanyu murimo ntago wowe rero uririwe nturaye ubwo nawe uri muri abo ngabo reka mbabwire aka gakobwa kazabyicuza nyuma ahubwo mwe muze dufatanye tubahige
urumva ntibazagira amahoro n'abandi bose muzajya mubona nakubwiye ngo n'ibinanga mu rugo hano iwacu ariko uzi ikintu kibabaje kagira inkuru mama yabafashe nabi mu maso yanjye ababwira nabi atuma nsuzugurwa yesu we kugeza na n'ubu ndibaza ikintu bantekerezaho yaje wenyine se yazanye na wa mushuti we ngo nimba bamwita nde cyose ubwo wabyitwayemo ute narababaye ibi by'ubusa kuko mama yanankubise none se baje baguteguje ntabwo banteguje nagiye kubona mbona baraje byaranantunguye ye baba we mbega abasore babi iwanyu se bahabwiwe n'iki ndakeka ubwo ubushize badutwazaga amazi babonye ahantu nakatiye bashobora kuba baraje babaririza bakaba barahageze uzi ko ariko byagenze tuzabashyira mu nzu twikiremo ubwiza bwe nibwo bwatumye mwisheka mwashinze mwakoranye inama ngo murashaka ariko uburozi bwe nawe bwamugezeho cyangwa nawe barakurasa umugani reka mbareke iyo migambi ntibishe muri mo ngena genda kave n'ahantu tugenda turakugenda wagakobwa neza buriya wera mu muhoye ikimuvugishije ukuri nawe urimo wowe twagucira n'inkoni urebye nabi hanyuma ruhande mukubita njyewe ubundi uragume uragakecuru nutabyemera nawe turagucira igiti cyangwa muri kuvugiramo n'urwo kwanyu haguruka utuvemo niba nawe wumva niba wumva nawe kuvugiramo n'urwo kwanyu kuba ari iwanyu se bivuze ko gushyigikira kwifata uko wiboneye umva jya utwara turi benshi jya utwubaha mureke mbibarize muramwirukana mushinzwe iki muri uyu mudugudu muri ba mutwara sibo muri ba nyumba kumi muri iki muri uyu mudugudu murabizi ko batera umwaka ku buryo none se ahubwo hari ikintu ndi kwibaza nawe byo gutekerezaho ni byinshi kire ndumva ufite na byinshi byakubabaza utangiye kwihamagara cyurinya ndumva ufite na byinshi byakubabaza uzi ibintu biri kubera muri urusisirizo amakuru ahari gwiki makuru agenda ati umva muri urusisiro rwose bari kuvuga ko abanyu muri abarozi gwiki mutera abantu bose umwaku aho munyuze barabavuma nta muntu n'umwe ubavuga neza wacu iwanyu muri abarozi mutera n'umwaku aha ndabona ku cyakoza kubikura bitoroshye Oya ntago ari ukutwikura ariko nawe uri kumvisha amatwi yawe yuko ibintu turi kukubwira ari byo ubu sura reba twazashaka gute uhise cyurinyana utambutse cyurinyana yabaye cyurinyana muri uru rusisiro nta nameza ngahe bayamaze ariko nagira ngo numva amagambo ahubwo ubundi akantu nakorera ako kuburanyibagiwe ko kumvaga nakwitandukanya nawe ahubwo nibibaho uzajya n'icyo utishimiye kudashaka nanjye nibyo ngiye kukubaza ndi kwibaza umuntu w'inshuti yanjye kuva kera gute wipakurura mu ibaze nyine nabikoze ubwo se umva nabikora twari tugiye kukuribatira hano ngo nuko ari iwanyu twamukubitaga ahubwo nizere ko abandi rero mureke tunoze umugambi ahubwo rero tuzabigenza tuzabirukana gute ryari tuzabaroga ariko njye ndumva twaba twigira tuzabaroga si ibirozi tuzabaroga urabizi aho biba umva ahubwo mureke mbabwire twabishaka tugiye kuzajya tubateranya n'abayobozi urumva tubavuge n'abajura tuvuge ko ari abarozi ako si ubundi se n'ubundi mwana wo hepfira wapfuye kwandikwa mu nyibutse kwa Kanyandekwe aha tuzabwira abayobozi ko aribo bamwishe urumva nabo yapfuye barageze ino yapfuye barageze ino nyine ahubwo umugambi n'uwo mwaje kuza tugahura nimugoroba ariko gakunda kumanyuka kuri ka kayira ko hirya iriya ku munyi tubakubite gwiki ibyo wase ndi kwikwirakwiza sha ni hogoza yatanze amatangazo hirya no hino hose avuga ko iwanyu muri abarozi nta muntu n'umwe atabibwiye menye yaragiye ajya kuri buri rugo ababwira ko muri abarozi ko mutera umwaku kaho munyuze hose nta muntu ugira amahoro isikire ubundi wa mukobwa namugize ndabyibaza cyane
uzi ko hari n'igihe yarashatse kunkubita duhuye akaniga kenda kunyica. Uwo munsi nawo munsi nabonyeho Jabo kuko niwe wantabaye. Ari kuniga yaranize neza neza numva umwuka wanjye ugiye guhera. ubwo se ntafite ikintu agamije we? Naba nkubeshye pe. None ubu tuzabigenza ute? Ahubwo ibyo nakabibajije wowe. Sinzi icyo gukora pe. Reka dutekereze neza ikintu twakora, kuko uriya mukobwa yazajya akomeza amenyera buri muntu wese. Nyine umva mbabwira ukuntu tubikora. Tugiye kubikora gutyo nyine abayobozi tubanze tubabateranyeho. Niturangiza buri rugo urwo ari rwo rwose tuzenguruke bose tubabwira tubabwire ko baroga abagome batera umwaku ahantu hose. kandi ko ahubwo ibyo bintu nanjye bagenda babera umuvugizi. gende mbivuga turi bangahe hano? babiri birakunda. Bamwe bahere hepfo y'umuhanda, abandi bahure hakurya y'umuhanda, ruguru y'umuhanda, hanyuma turaza guhura. Urusisiro rwose turaruzenguruka tubabwira ko baroga. Ko n'ubundi nta n'ukuntu bataroga. Umuntu wese cyorinyana. Abantu bose nyine ikigaragara cyo barabafatishije, bararoga pe. Bose barabarose. Ahubwo tubikore. aho nyine ntabwo twiciye babiri kandi umva mukora ibintu bizima umva nuko bimeze. aho muganga badahari muzakoze no kwibuka. Nese nzamukorera iki? Reka nkubwire ikintu tuzakora. Ntakunda guca ko kari agashyamba hariya hepfo. Akunda kuba ari kugenda muri iki gisisiro nta n'ikintu ari gukora. Ari kugenda gusa ubona nta cyerekezo afite. Reka tuzamutegere. Tuzagende tumwihishe hariya hepfo, tumufate. Tuzamfasha tukamuhana. Tukamukubita tukamuha ikimenyetso. Ntazongere kujya agenda avuga ayo magambo. Akubita umuntu. Mbega umuryango wavumwe. Uriya muryango urambabaje. Tugiye dushima Imana ko twe tumeze neza, tutameze nkawe. ubwo ntabwo tuzamera nkabo. Njyewe ahubwo ndumva uriya muryango twawuca muri Rusisiro. Kubera iki se kandi? Umva ejo bundi uriya mugore nabonye avugana n'umugabo wanjye Gakwandi. Buriya ntibashaka kundogera umugabo di. Ngo iki? Bashaka kumera umugabo uburozi nawe bakamujyana, dore ko ari abarozi bavumwe. Ibyo uvuga ni ukuri? Ni ukuri. Uriya muryango ni ibivume uriya muryango ngira ngo uranaroze ntabwo ari gusa. Uba none wangiriye iyihe nama? Ko rwose Cyurinya numukubita akabona icyo kimenyetso n'abantu bose yagiye agenda abwira ko muri abarozi, azagenda batangira ubuhamya avuge ko ahubwo mwaje muri uru rusisiro muri amahoro. Buri muntu wese azajya amubwira ati umva ruriya rugo ntimuzongere kurutinyuka. Wamfashije icyo kintu tukazagikora. Akukire uzi ko ari byo. Babarira rwose akunda kumenyera. Buri gihe aramenyera, kuva tuba mu ishyamba yaramenyeraga kugeza naha mu rusisiro ashaka kumenyana n'akamenya n'umuryango wanjye. None ntushobora nakugira niyihe? Iriya inama nakugira ni ukuriya muryango ngira ngo twafata umwanzuro tukazongera tukabirukana muri rusisiro. Nta kindi twawukorera pe. Umva ngegeye kwiyama kariya kagore kave muri uru rusisiro kamvire no ku mugabo, kuko umva uriya mugore angeza aha ndamurambiwe. Uzakoresha iki? Ako buriya wamurega se wajya kumurega umurega iki? Mbwira nawe ikintu wagenda umurega. Naho se mukama wagiriye inama twamukorera iki uriya mugore akava muri uru rusisiro na bari abakobwa ko barandambiye neza. Uriya muryango Mana yanjye tujye dushima Imana kuba tumeze neza. Mana yanjye mbaye nk'uriya muryango ye baba we mfa uriya muryango rwose kuva n'agahinda abantu baragenda bakavumwa urusisiro rwose. Umva ngenda shaka no kumuha ikimenyetso kugira ngo anagucikeho. Ariko uzi ukuntu buri muntu wese agenda amubwira ko muri abarozi, ariko nuko utarabyumva ari njye wa mbere ubikubwiye.
n'abandi niba bikubwira wenda uzabyumva unyumve tumuhe ibyo ikimenyetso. bintu nabyumva kandi birashoboka ko hari igihe nigeze kujya mu murima abantu baraza barantuka baranshungera batwita abateramwaku. Ntiwumva se? Ntiwumva? Nibajije ahantu ibyo bintu byaturutse biranshanga. N'uwo mukobwa ugenda ubyasasa ahantu hose nta hantu atabigejeje nk'iki gisisiro. Buri muntu wese n'umuhisi utambutse adatuye mw'iki gisisiro aramuhagarika akamubwira ngo nuhura n'umukobwa umeze gutya uzamumenye ko atera umwaku n'umuryango we wose ko utera umwaku. Kire urakoze. Reka tuzabigenze gutyo. Nizere ko tubyemeranyijwe. Ntabwo uzampinduka. Tuzamukubita. Tuzaba turi kumwe ariko. Tuzamukubita turi kumwe ntabwo nzagutererana. Tuzaba turi hamwe. Nta kibazo. inama y'ikintu nakorera uriya muryango bakava muri uru rusisiro burundu sinzongere kubabona. Shamana njyewe rwose ikintu nsigaje kubona hari no kuzabona bari abana babaye nka nyina bagenda kuri aka gasozi bahetse inda. Shamana nta kintu cyiza uriya muryango nkubona. Ugira ngo se harabura iki? Ni imitsi mike. Yewe ni indaya nka nyina na ba bakobwa be. Oya se hari amakuru ufite? Ego ko. Reka nawe ntukajye ubeshya. Nabyo uzi se? Reka. Ego ni wowe wenyine utabizi. Uru rusisiro rwose barabizi ko abakobwa na nyina bose ari indaya. Ahubwo wewe wasigaye. Oya kuba ari indaya ho ntabwo nabitindaho. Kuko bari abantu ni ibivume. Umva nta muzimu urimo. Umva mukama tuve muri ibyo. Nibaza n'abantu babatinda. Icyo nakora. Ikintu wakora? Sharebe ngiye kubera nta cyiza njya mbifuriza. Erega ubu ndeba ndababaye. Kuba ari ibivume byo icyo ngicyo nta muntu utabizi sibyo. Rero kuba nta n'ikiza mbifuriza ndumva ikintu twabakorera ari ikisi. Nimba twahura nabo se nuko uzajya tubasebya muri rubanda rwose. Tuzakubita cyakara akagore. Mama w'abana. Oya se. Nta kintu mbona twaba tumuziza da nubwo tumwanga ariko kumukubita byo ntibirimo. Ubu se twakora iki? Umva erega ngenda babaye. Ikintu twabakorera nuko twajya duhura nabo tukabasebya tukababwira nyine tukabibibutsa buriya nabo ntabwo baba babyibuka urumva tukabibutsa buryo cyari ibivume buryo cyari abatamutwe nabo bazageraho bagira agahinda biyirukana. Ariko zikari ibyo niwe nshuti mfite naho abandi bose bo apfu. Ariko umva tugomba kumwirukana akagenda kuko yazanandogera. Nimba yaratangiye kwataka umugabo wawe ndaje dukora umuti bazajya bacaho bagiye kuvoma dore byabivume bari abana nibacaho dore byabinyendaro. Umva tubatoteza bazageraho biyirukana cyane. Kanyina nituhura nako tugacire mu maso uri ikivume umuntu wabyaye nta mugabo. Noneho rero ngiye kuguha igitekerezo kuri uriya mugore. Nimba yaratinyutse akamenyera umugabo wawe ugiye kumuha isomo ugiye kujyayo urumva aka kantu kumve neza. Umva nta kugira inama ukazankoza isoni mbabarira unyumve. Urazi neza ngewe ukantwari ugiye kwifata ugeyo urumva umumpera isomo umukubite. Umva ku buryo nawe ubwo azajya areba urusisiro akarutinya. Umva ako kantu niko ahubwo ubundi niwe wanjye mukama naho abandi bose. Umva tugende tubaha isomo ntabwo mfasha. Nizere ko ubyumvise. Oya none se ndakugira inama n'indangiza nkufashe. Ariko nawe ye nta bufasha burenze ubu. Igitekerezo urakizi. Umva ngiye kubashaka. Umva karambona kariya kagore ibyo kigize n'abakobwa be barambona. Nizere ko uzaza umva umbwira ko wabikoze neza. Kera se ugira ngo ni kera nivubanga hadi. Umva mana yanjye umva ubikore fresh. Reka ngende rero njye kuvuza umutsibo umugabo wanjye agiye. Ugaruka umbwira ko byaciyemo. Ndagaruka vuba. Cyangwa ugende naba bari wowe bereka isomo. Sawa.